indi ntore yaje hano izi igifaransa gusa uburyo nawe hari ibyo yamenye mu kinyarwanda nawe yaza akabidusangiza. Duhamagare intore Mitako. Mitako, bonjour. Bonjour. Uri intore? Sûr. Mushoze turebe. Kanze numve niba koko uri intore. Intore! Ijambo rw'ijambo. Intore! Mutoza ku kirenga wese kutuvomaho. Intore! Turi isubizo. Intore! Umwe gwacu izo mbaraga zacu. Aho! Yihoho. Mitako, je vais te demander des questions et tu dois répondre en Kinyarwanda. Ikibazo cya mbere kiragira kiti: ni iki kintu wakunze cyane muri iri torero ry'indangamirwa? Gukunda. Hano mu itorero nazi gukunda mucaka. Mucaka na mashalot. Nese nazi gukumbura ibiryo. Turi kurya neza cyane. Nazi gukumbura umuceri na ibirayi, ibijumba, navuga neza. Na ibishimbo. Nese nazi gukumbura inyama cyane. Nese Mitako, ni ikihe kintu cyakugoye kumenya cyangwa se kwiga muri iri torero? Ibikibazo. Noneho hano mu itorero nafite ibikibazo kuvuga mu Kinyarwanda. None se hano mu itorero abana bose bari kuvuga mu Kinyarwanda gusa. None nafite ibikibazo kuvuga neza mu Kinyarwanda. Abafane bari kuvuga genda uburyo ngenda ari kugenda umuso. Ntabwo bizi. Noneho hano narabizi imbere inyuma uburyo umuso na hejuru na hasi. Nese Mitako, umunyarwanda arangwa no kumenya igihugu cye. Uzi indirimbo y'igihugu? Ndabimenya gace. Gake. Yes sir. Watwereka? Salute. Rwanda nziza gihugu cyacu, huje imisozi n'ibiyaga n'ibiru